nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirishya abandi bakahamba Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Ikaze ngaha mu kibuga. Murakoze cyane sawa mugisha. Mwatangira mutwibwira abantu batabazi naho mugiye. Jewe nitwa Serugo Ben, uyu nawe yitwa Chance ni madame. Tukaba dufashe urugendo tugiye muri Australia. Igitaramo mufite muri Australia kimeze gute? Mwatangira mukibwira abantu. Ku rwacu ruhande turiteguye kandi twiteguye neza, ibintu bimeze neza, ariko ku ruhande rwa hariya abantu dukorana nabo batubwira ko bimeze neza, kandi ikiruta byose izari inzozi zacu zo gukora ibitaramo bitanishyuza n'amafaranga nazo twabashije kuzigeraho. Umukuvuga ngo igitaramo kiri hariya ni free entry. Kuki kiriya gitaramo mwakigize ubuntu kandi harimo ubushobozi mwinshi mwagiye musora? Yego ubundi muri Bibiliya nubwo dusanzwe dukora ibitaramo twishyuza, ariko nk'uko nabivuze inzozi zacu ni uko tugomba kugera ku rwego tutishyuza ibitaramo, kugira ngo na wa wundi udashoboye, wa wundi udafite amafaranga nawe yinjire, cyangwa se na wa wundi utarabyumva ntabuzwe n'uko twishyuje, ahubwo aze kuza nageramo anezerwe, narangiza asabana n'Imana atahe. Natwe izo ni inzozi zacu, kandi ndatekereza ko Imana nibidushoboza habe na hano mu Rwanda ibindi bitaramo byacu turasenga Imana kugira ngo izadushoboze nabyo bizajye biba ubuntu, byinjize buri wese amerewe neza, aguwe neza. Ariko muri Canada mwarishije? Muri Canada twarishuje, ariko muri Canada twarabatumirwa. Uyu mwishuje ni wadutumiye. Muri ziriya state eshatu mugiye kugira ngo bazibwire abantu bakabasha kuzimenya. Tuzakora igitaramo cya mbere muri state ni Queensland, ariko mu mujyi wa Brisbane niho tuzakorera igitaramo ku cyumweru ubwo ku itariki 16. Hanyuma ku itariki 20 tuzakorera Sydney, ku itariki 26 dukorera hitwa Wodonga ni muri Victoria. Hanyuma ku itariki 3 tuzagaruka n'ubundi Brisbane, ari naho tuzasoreza tugaruka. Ejo bundi ubwo wavaga Canada mwasohoye indirimbo, ese ubu ngubu mugiye Australia bwo hari indi mwakoze? Harya twasohoye abagenzi. Uyu munsi mwakoze twasohoye abagenzi turimo tugaruka. Uyu munsi menye tubahe abagaruka. Uyu munsi menye tubaha abagaruka. Okay, mu by'ukuri dukurikije ibyo twateguraga, ejo hashize twari kuba twashize indirimbo hanze. Irasohoka mu kanya ariko tubyitega. Sindi bizeze kubera ko habaye akabazo kari tekinike katumye itabasha gusohoka, ariko ndatekereza ko nko muri iki cyumweru iraba yasohotse. Aba Australia babitega iki? Muri Australia ntiyigeze haba Ben na Chance, ni ukuvuga ngo bitega umwihariko wa Ben na Chance. Katubaze Chance gato, uyu mwaka kuri mwe n'umuryango wanyu bisobanuye iki? Umwaka w'umugisha ku muryango wacu natwe ubwacu, kuko uyu mwaka nibwo uwo mwaka dukozemo ibitaramo bibiri hanze ya Afurika. Urumva ko umwaka mwiza kuri twebwe, ibyo twifuzaga turimo turabigeraho. Agira ngo mubaze ubwo muheruka kwa Poso Mignone mwagize gutya mubwira Tracy na Irene inka, iriya nka isobanuye iki? Twabaye gift y'inka ko twayifurije kumera nk'uko tumeze. Ubwo ababyumva babyumvishije. Uyu munsi wababwira icyo uramubwira? Ariko rero abantu ntibabyumve nabi, si ukumenya ko tumeze kubera ku izina kuko bashobora kuba banaturusha mu bundi buryo. Hari ibyiza twabifurije, twabifurije ibyiza bindi. Agira ngo mbaze Pastor Ben, uyu munsi kuba muri kugenda gutya bimeze gute, mubyiyumvamo gute? Biraryoshye nk'uko yabivuze, biranezeza mu by'ukuri. Ikintu kinezeza cya mbere ni ukubona mpagurutse i Kigali ngiye ahantu kure, ariko ntagiye muri gahunda z'umuryango. Uyu mwaka muzagiye muri gahunda harya si wowe wambajije iki kibazo kandi ubushize menya ari wowe ubushize mwarambajije ngo mwarambwiye ngo tugiye muri Canada ngo ntituzaga
hanyuma tuba proving wrong. Ni ukuvuga rero n'ubu nabwo turababwira ko tuzagaruka kuko turababyeyi b'abana, dusize abana, tugomba kugaruka kubareba kandi nta mpamvu turabona yatuma dutura hano. Iyo chance namubaza ikibazo niba biteguye. Pastor Ben ku bwanjye ni umwanditsi mwiza, ni n'umuririmbyi mwiza. Ufite Ben bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye ikintu gikomeye, mfite byose. Ni byose mu buzima bwanjye. Umuntu wasobanura ute noneho nk'umuntu utazi Ben, weho murahorana ibintu? Rero kumusobanura mutamuzi, sinzi ko yamusobanukirwa neza nk'uko mu magambo make navuga. Uyu mugabo ni umugabo kugira ngo nifuzaga mu buzima. Nifuzaga mu buzima ku buryo nawe niba wamukorera umugabo mwiza uzasaba Imana guhe umugabo nkawe. Pastor wewe chance ni umuntu mwiza kuri wowe. Ni umuntu untera umunezeza buri gihe, untera ibyishimo. Iyo turi kumwe mba numva nta mushiha mfite, mba numva ntamerewe nabi, mba numva merewe neza. Uyu munsi ukunda kumuhamagara Kibasumba. Izina abantu benshi bari kugenda babakoperaho ki? Biza gute? Hari abandi batangiye kwita Kibasumba, ariko umuntu wese kuri mugenzi we ni Kibasumba. Ushatse bamwita Kibasumba, ni ukuvuga ndavuga umugabo yakwita umugore we Kibasumba, yanamwita n'ibindi nko kwa kundi tujya twita Sheri, Darling, ibintu byinshi. Nyuma ya Canada twitega iki? Nyuma ya Australia twitega iki? Nyuma ya Australia tuzaza turuhuke dukora ivugabutumwa ry'ahangaha mu gihugu n'ahandi hafi ahangaha, ariko tubaha n'indirimbo nyinshi. Ubu dufite umushinga wo gukora indirimbo nyinshi. Muduhe gato kuri Zaburi ariyo tuba mugiye gukora muri kiriya gihugu cyacu. Akapera gato. Njya kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi bakahamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Ibikurikiyeho ni muri Australia. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha, turabakunda. Komera Imana amashyi we! Hallelujah! Hallelujah! Hari abantu biragaragara ko mufite abantu benshi bigeze kuvumba. There are some people who went uninvited. No.
umugisha indirimbo yanjye yarima ruzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe gahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero nahoraga kuvumbura amashimwe arabera mu madirisha Yesu utarabanura ku butoni araza azura ibyanjye indirimbo yanjye tuma mpinduka urugero rwiza gahunga inzira nyabagendwa reka nze gatoya kugira ngo komera Imana amashyi we haleluya hari abantu biragaragara ko mufite abantu benshi bigeze kuvumba. There are some people who went uninvited. No. Tamuruye, oh, mwijima, oh.
gushira nibeho maze gira ijambo nahoraga njya kuvuma amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi yasuta Imana ibaha umugisha indirimbo yateye arima ruzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero nahoraga kuvumba amashimwe y'abandi arabera mu madirisha yasutara abantu ku butoni araza azura ibyanjye indirimbo yanjye tuma mpinduka urugero rwiza ngahunga inzira nyabagendwa kandi ntuzisiga Bwana sifiwe sana shaka ikintu ufata mu ntoki dusubiremo gusoza ntucike intambwe zacu wafashe agatambaro tugende Niba usigaye ntabwo
niba z'ubuyobozi nibaba uraziziga muriteguye waba Tangire Yesu, haleluya. Sema haleluya. Jewe namenye amakuru ko Bishop azoza hano. Naraye ngenda tuye mu Bugande kugira ngo mperekeze Bishop. Ta kindi kintu cyanzanye. Sema haleluya. Birashoboka ko abakristo baza ba Zion batanze ariko Azafi yo turazira. Bari he baza turazira. None ko murumva umuntu wavuye iriya za bindi Bishop yavuze nijoro nicuye ndabange si uyu muntu udutwaye muri volcano twese turasinziriye hasigaye shoferi wenyine ndamuhamagara muzi izina kubera ko nkunda kugenda cyane mu butumwa bwa Yesu ndamwange se musta turasinzira ko twese dusinziriye arambwira ngo ntarasinzira sema haleluya yahise ampiga isheka arambwira ngo hari igisheke yakuye icangugu ngo reka nanje nkomeze sema haleluya ngiye gutanga haleluya turangiza mwabera b'Imana muze munezerwa mu materaniro haleluya haleluya dusubira tuzamura Yesu cyubahiro twavugiriza Imana haleluya haleluya twazamura gusa Zamka kuri note unyamere tuzamure guca noneho harababonye neza y'Imana twavugiriza Imana Karuru ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwondiwe Imana ubuntu bwawe nibwo bwanzuye Imana we kamuye kure ongera umwana mu rugo none ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwondiwe Imana ubuntu bwawe nibwo bwanzuye Imana we kamuye kure ongera umwana mu rugo hato nari kwimarira ntagufite ntaho nari kugera tutari kumwe ibyo mfite none niho mbikesha hangeze none niho mbikesha ibyo mfite byose niho mbikesha hangeze none ibyo mfite byose hangeze none wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza wanyera ine wanyera wavugiriza Imana Karuru wanyeretse wa ababonye neza y'Imana kugira wanyeretse wa kubw'icyubahiro cy'Imana tuzamure gutya gusa kubw'icyubahiro cy'Imana wavugiriza Imana Karuru